Yo, Kasa mutwe. igitangaza. Salama muno. Bimeze bite? Kwezi neza. Yeah. None se urambwira ko ndibugume muri aka kadirisha? Urashaka ko ngushyira hehe barugukura bati? Oya, sa nkukanda kufoto yawe. Sa nkukanda noneho urahanda barakura ukuntu uranze. Yego. Barazitaha ugomba gukora uraza kunyemerera ukore utugaburire ku ifunguro wamenyereje abagukurikira tuzi kureba kuri ibyo bintu. Mani rero iyo umuntu ashonje ntago aririmba neza mani nk'ubu mfite inzara tumenya ibyo birahagera. Iyo umuntu ashonje ntakora. Baramwe ngo umuntu ushonje ngo buriya umuhanga wo kuririmba aririmba neza ashonje. Barakubeshye rero nkubwiye ibindi nanjye. Beka. Wow. Beka. Shimirinisi. Urugina kujya kumenyera. Banza nije. Muregenze kubanza igenda. Ariko ibitekerezo byo ndabigendana. Ibitekerezo birabigendana. Narindi kubwira abantu ukuntu buriya imbeba niyo yarya ikoboyi igiye kwiherera biba ari umukara. Buri bigenze iti. Ngo niyo yarya ikoboyi igiye kwiherera biba ari umukara. Amero direka nkobaze iyo yarya umwenda w'umutuku. Iyo utaza kwisanga uri umuhanzi wari gukora iki nk'akaye kazumva wari kuzakora utaza kwisanga ntari umuhanzi kuki se ushaka umurugero wewe wumva ko wampa ukumva byari kugenda uko tubiza mu kwezi yasubije satani ngo ntunyerageze nanze urugero. Okay, tubigere nka wa muzerwa w'ibukavu wavuze ngo kwa mufano. Okay, tubigira urugero basi ntabwo bibaye yuza kutaba umuhanzi wari kuri iki Chidi Imana ari kugena n'icyo nari kuboko rwose ntabwo nzi ibintu byinshi. Na perezida baramubaza akavuga ngo yataba perezida yari umushoferi w'indege yari umupilote w'indege. So nanjye nk'ubu iramutse yo nziza kuba ntaradoze umunwa nakubwira icyo nari kuba. Kivuge nyine. Urumva? Bari icyo uvuga. Icyo nari kuba? Hasi munyandikire mubona yo ntaza kuba uyu nguyu mubona nari kubiki. Munyandikire mubona Melody yari kubiki ntaza kuba umuhanzi. Nabonye ninde yabivuze ngo nafata bushari ngo mugira umukozi wo mu rugo ninde yavuze ibyo biboro. Uravuze? Hari akavideo nabonye ko umuntu ari kuvuga abadage ari kwandika ngo umujura we bro naravuze ngo wari kuba umupasiteri. Ariko umupasiteri we nzamuba ntago ari ibintu bizarangira bitabaye. Ibazo uramutse ubaye pasiteri ukaba nka pasiteri Hakim n'ubu asengera abagore bagatoha. Ntago namuba pe ni bitamo gukora Imana mw'abantu. Mbese Melody ko wabaye akana ko ndi wagize baby face kwikunda ni iki se bro ko ndi ufite itoto rya Jay. Oya nanone ntago irya Jay narigezaho ira ni rundi rwego. Ariko nyine muri iyi minsi habayeho gahunda yo kwikurikirana no kwikunda no gukomeza kureba neza uko ibintu byarushaho kugenda neza. Abikorana n'umuziki rero mbivangavanga. None ikintu hano ngo yari kuba umuproducer. Umusa none waragiye ubundi hari ukuntu umuntu abantu baba bamuzi ukumva producer ndamurariko. Bivuze ngo uriya muntu byanditse arakuzi. Nyangerageza producer ntago mbikora nyine full time ntago ari akazi kanjye inzara abahungu bandusha ama Elena baroda. Ariko nabyo njya mbikora nyine rimwe na rimwe uravuze ngo aya masaha tugiye muri karantine ubwo se ni karantine se kantine ubwo
hakaza ikindi hakaza guma mu rugo imiziki wadutamo nayikora pe none se nk'akaririmbo hari akaririmbo kitwa nzaguha naragakoze kiza mfasha kukarangira na akaririmbo k'Imana kari kuri album nyine mperuka gusohora hari n'utundi ngenda nkora nyine nkadutangirana iyo ko nabonamo ariko ntabwo nyine nge production yanjye nyine ntabwo nyifana bita niyombaza nyine bana bajene ko barabizi byatari nyine hari ukuntu bifata bakabikoraho nyine ukabona nyine barandushije barakurushije ariko reka niyo bahanga nyine bakamfasha ibintu tukabizura ifatika ariko ntabwo nyine abaproducer badahari ntabwo ibintu byahagarara. Wow. Hano bati impamvu Bruce Melody indirimbo ya Diamond nuko niwe wayikoreye ntiyavuye muri studio muri la machine. Indirimbo na Bruce Melody twarayitege. Indirimbo ya Diamond indirimbo ya Diamond izasohoka na kare nari kubivuga nuko nitoke ducanze. Indirimbo ya Diamond kandi ndabumviye abantu bari kubivuga gutyo nyine ni umushinga munini ariko ntabwo ari indirimbo nahita nsohora uko niba ni project nini kandi harimo n'undi muhanzi wo muri Nigeria nawe twibuka cyane ariko iyo ndirimbo izasohoka kandi mu muzayikunda ni indirimbo nziza tu indirimbo nziza ndi kwiha rero umwanya kugira ngo twese nyine urumva irimo abahanzi batatu twanze duhuze igihe ku buryo mu gihe cyo gusohora twese indirimbo ntabwo ari iya babiri ni iya batatu yego uzari kuri gisasu mbabwira ukuri no project base yakozwe n'umuproducer wo muri Ghana yitwa City ni Grammy winner ndamubona hanyuma ubwo Ghana ni igihugu kimwe no producer muri Ghana ariko akunda gukora muri South Africa harimo Tanzania Diamond harimo Rwanda njyewe harimo Brown Joe mo muri Nigeria yashutinzwe na Sasha wo muri Uganda irimo ibihugu byo ni indirimbo ya Afrika so nukuvuga ngo iyi ndirimbo irimo abantu benshi yakozwe n'abantu benshi kandi bafite imico igitandukanye. Iyi ndirimbo tuyitegereza ryari Melody mwitegereze urumva tugomba gukora inama n'abandi bahanzi bose tugahuza nyine timeline ku buryo ikintu gisohoka abantu bose bari mu mwuka umwe. Amashusho yarasohotse video yarafashwe video yarafashwe ariko buriya buri muhanzi aba afite ize hari n'igihe umuntu akubwira ati reka duhindura kanaka kadusubire muri studio duhindure n'iki projet yari nini isaba umwanya nyine ntago ari ikintu gihita gisohoka. Ejo ugira gutya mbona ka video kawe uri kumwe n'uyu mujama uri kumwe n'uyu mujene biti indirimbo bisanzwe indirimbo na Baraka imuzira nayo ni nyinshi buriya hari abantu babiri duhura buri gihe tugahita dukora indirimbo kandi nyinshi ntabwo bisohoka kubera rero wabahanzi zisohoke ni ibidanje urumva bien na Baraka na Harmonize iyo duhuye dukora indirimbo nyinshi kubera ko zidasohoka rero ntabwo wazora indirimbo buri munsi hanyuma se ko izindi zawe zisohoka izi ngizi z'abagabo b'ibyamamare ko zisohoka nuko biba bisaba ko nyine tuba turi kuri page imwe nyine tugomba kubihuza tukumvikana ku buryo indirimbo nyine twese tugomba kuba twabihisemo ko indirimbo isohoka. Ese nk'ubu iyo byageze gutya dufate nk'ubu nka turabizi ibingibi umuziki wamaze kuba ubucuruzi ni business biba murimo nk'ubu ngubu iyo ndirimbo yanani nk'iyo ni inshuti yawe par exemple dufate nka Harmonize ntabwo tuza gufata Baraka ngo mukurenze dufate nka Harmonize nk'umuhanzi wa Kasamutwe nk'iyo ndirimbo igiye gusohoka iyo projet biba ngombwa kumwishyura nkuko tubona aba bahanzi b'abanyamerika mbere y'uko umuhanzi w'umunyafrika akorana nawe usanga biri gupfa $1,100 hari prix kugira ngo atangiye korabo zabura zishyura. Iyi ndirimbo ari iye yishyura ibisabwa byose nanjye yari yanjye nishyura ibisabwa byose. Number 1 ngiye nshyira imbere nyine ubujamano ubushuti uko connecta n'umuntu nibyo binyoroshya nyine no gukorana nawe neza
ibyo kwishyura watubeshye rero indirimbo watubeshye indirimbo na Meddy. ntabwo nari babeshye, twarayikoranye uzamubaze. Kuyikorana ni kimwe iri he? Urumva Meddy nawe ni umuntu nyine uri busy kandi ufite byinshi nawe yiberamo. Ni ukugendera kuri gahunda ihuye n'ibyo. Urumva twanayikoze ndi mu gihe cyo gusohora album agomba kubanza gusohoka. Ikindi nawe buriya bafite izindi gahunda ze, ni ukubihuza gusa kumenyana ko indirimbo isohoka nta bindi. None se Melody, iyo ndirimbo mwayikoze yaramaze kuba umurokore, iyo ndirimbo ni gospel, ni indirimbo secular isanzwe, indirimbo zisanzwe sindi kubisobanukirwa byagenze bite? Ndi sekiri se ku buryo nsanga umuntu mugakiza nkamuturumburamo. Uravuze ngo wowe na Meddy mwakoranye gospel? Melody, wakora ndakwanga ugakora na nzakagendana. Yewe ya buriya giye gospel ni nazo. Erega twese kubera tuba twarakuye no mu miryango nyine y'abantu bakijijwe, usanga gospel yo twahereyemo. So no kuvuga ngo indirimbo na Melody ni gospel. Yego. None nguza muzakoresha abakobwa bambaye amakanzu, ntabwo muzakoresha bambaye utumba magara. Ni kuki kinini abakobwa kandi ari ibintu by'Imana. Korali se ntibari korali tubona barimo. Korali twakoreye indirimbo nayo ikoranye na Meddy. Urumva ko twakoze indirimbo nk'abantu babiri b'abartiste kandi b'abagabo. Video yo sinyananete ngiye noneho ntabwo buriya video ntabwo sinari nakayitekereje ubutumye ndanabitekerezo bamugari. Baze no kugira ibitekerezo batubwira ukuntu ibintu byagenda, ariko n'indirimbo nziza. Indirimbo nziza nyine yo kuramya Imana no njya nziririmba, ariko njya ndirimba indirimbo za gospel nyine rimwe. Aho kaziyumvira ntazo uratuha nk'abanyarwanda. Ya ndazitanga pe no kuri album yasohotse neza kare mbaka Imana kamwe kubwiraga nayikoreye. Nubwo bitegereza nayo la playlist yawe, ariko cyangwa se ibintu by'agakiza ukaba bigendera kure. Ibintu by'agakiza ukumva ntabwo abo bose ukumva k'inyuma ukumva ariko ibaze vuba. Bese Melody ubu namara kuza kumva ikinyafu nako kumva katapira kajya kumva nzakagendana. Urabyumva byose none si maze gukora ibyaha tuvuge nk'umaze gusambana ntabwo ujya wihana. Urumva nanjye nuko mvawe kugira ngo ngufashe kwegerana n'Imana nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ubuzima tuba busanzwe. Hari igihe umuntu nyine agira gutya akegerana n'Uwiteka. Proje yahwihwishwe ko ufitanye indirimbo na Sean Paul, iyo ndirimbo izaza cyangwa n'ibigambo by'abantu? Aho ngaho rero reka mbabwize ukuri, iyo ndirimbo rwose ntayo hari. Ntayihari. Twe twarakoze, twagiye muri studio turakora, ntabwo uri umuntu afata uburyo njyewe namaze no kubirenga nyine nigira mu bindi. Uretse gato mwarakoze mwararecordinze na Sean Paul mwakoranye mwararecordinze na ntuza. Okay, Melody tubwire niba atari ibanga. Indirimbo mwararecordinze, so ni wowe na nura mujena mwakoranye Shagi nawe irimo? Oya nta urimo, twakoranye na Sean Paul nyine. Indirimbo aranayikunda, ariko nyine nshaka bari abantu baba bafite nyine ibintu utamenya amani byinshi. None se nk'iyo umushituyeho, okay umubarire wenda ntabwo ngewe ibintu bya production cyangwa nk'ibumba ntabwo mbifitemo experience nyinshi, ariko nk'iyo bigenze gutya ukaba ushobora kuvanamo record nk'indirimbo nk'aya majwi, nta kuntu ushobora kubicabiranya ariko iyi ndirimbo ikajya hanze bishyizemo imbaraga zawe? Nabikora ariko bishobora kongeraho ingaruka. Gute? Ko ahita koko kubera mugirana amasezerano. Icya kabiri ntabwo ari twebwe tunabidecidinga, urumva hagomba kuba impande za management zombi zikavugana. Buriya nk'iriya project twakoreye na Shagi biba birebire nyine, barabikomeza. Abahanzi bari international ntabwo cyane cyane nk'abari nyine abantu b'isi, ntabwo ari abantu nyine ko gukora ku bijya kubibonera. Barabiprotectinga ku rwego nyine rutabaho. Ubwo rero si ikintu navuga ngo mfite kuhora, kandi nanjye ndumva nshaka gukora kariyeri ikomeye, nta si nko kuba mu mafuti no mu manyanga. Wow. So bivuze ngo ugize amahirwe hakabaho
akaba disponible iyo ndirimbo nayo yasohoka. ni ukuvuga ngo ahubwo ibyo akazi gasigaye ni akagayeri njye akanjye narakarangije. Akawe warakarangije. Management Management y'ubuye niyo ibifite mu ntoki. Management niyo ibifite mu ntoki kuko ushobora kubidiringa indirimbo igasohoka. yego baravugana bagashyira ibintu ku murongo tugeneye n'ibigo. Urumva umuntu kumva kuva ngo afite ngo tuwa ngo gagiye kujya muri Australia ngejo ngazavayo ngagiye ngo mu Buhinde ngavayo ngagiye afite album agiye gusohora nawe ubwo ndi kumwirukankaho nawe ari kwirukanka ku bazungu wenda nawe ugasanga nyine ntimuri guhuza neza. Ni nacyo navugaga kare no kuri no project ya Diamond. Ugomba guhuza igihe ko ntabwo nasohora indirimbo umuntu atazapromotinga, ntabwo ari byo. Ntabwo nasohora ikintu tutazaba turi mu mwuka umwe mu mwanya umwe nabo twabikoranye. Coach Gaere mwazanye Shagi, Coach Gaere ibyo kukwita shondoro ketambivaho kuko wari ukoze ibintu byakasa mutwe. Tuzanire Shemporo, tuzanire urabo wubatse ikintu, urabo dukorera ikintu gifatika. Coach Gaere amafaranga urayafite, Coach Gaere buriya amafaranga urayafite, Coach Gaere iyi ndirimbo isohoke. Ibintu by'amafaranga hariya ntabwo ari ibintu by'amafaranga. Coach Gaere ntabwo afite amafaranga gusa. Coach Gaere ni umusirimu. Coach Gaere nakasa mutwe. Coach Gaere nakasongoyiwa. Coach Gaere agira atya. Coach Gaere arinjira ta network za Kinyuzi. Mufate Kinyuzi mumuhereze network. So afite buri kimwe. I know he can do it. Aramuhamagaye. Okay. So guys, muze mube tayari, muze ntabwo Melody kufite itoto usigaye witukuza. Nabyo ntibyabura. Kusigaye usana nawo. Ntibyabura buriya. Uwije sese n'icyo ndakora. Ntabwo nitukuza amani. Ariko abantu benshi bazi ko wewe ndi igikara sana. Ntabwo ndi igikara cyane niyo mpamvu tatuwaje zigaragara. Dore Mutesi Jolly we dore ni wewe wenyine yaragutumye muri umuntu umwe special. Uzi Mutesi Jolly wanze gutumira Kayine Rugaba agatumira Melody. Bro, ushobora gukoresha amavuta ya Mutesi Jolly? Ntukajya ari kwigereranya n'ibintu bibonetse byose. Urumva Jolly yarantumiye muranibiriye wenda nuko ibyanjye byose babiri ku gasozi, ariko ntabwo musisi umuntu si inshuti yanjye, ni umuntu wanjye yarantumira. Iyo ubona umwana w'urungano nkawe kuriya atuzanira Rugumi, muramu wawe wamwakiriye ute? Nk'inshuti yawe magara muramu wawe wamwakiriye ute? Ntabwo turagahuza pe. No, ariko ntabwo muragahuza, ariko nyine uramubona muramu wawe, of course nk'inshuti yawe azamugupresenta, invitation y'ubukwe bazayiguha. Wakiriye gute kubona umuntu nka Rugumi Saidi? Amakuru adaturutse kuri nyir'ubwite yarapimye umuntu nyine ko tutaragahuza se ntaramenya neza niwe makuru ari ukuri. Reka twemere twese ntabwo turabona invitation, ariko twemere ko tuzabibona. Invitation zizasohoka. Umugabo ejo bundi yaratangaje, mureze gato, muramu wacu yaravuze ati uretse yarabitwibwire ngo muramu wanyu ndaje i Kigali kandi araza. Uri kumva? Ariko se bamushaka iki mu nkundo z'abandi bana man? Urumva Mutesi ni inshuti yawe, of course ni yateye intambwe, avuye mu cyiciro cy'ingimbi n'abangavu, of course uraza guserebura. Nyir'ubwite ntabwo yayamaye. So nukuvuga ngo washyiraho comment ariko Mutesi Jolly cyangwa uzashimira ariko byivugiwe none se ubwo ngubwo ubwo zo nsanze uri kunshuka gushukane, nsanze uri kumbwira ibintu bitabaye, nsanze uri kuvuga ibintu nkazasanga naratanze comment ku bintu bitari byo, amagambo nayo ukongera nkayamira se ngavuga narababeshyaga. Okay.
kurambwa. wowe kubera ko ibyo bintu ntari nyine ubikora gutyo byikomereza uko kwawe ariko njyewe Nta kintu umuntu yavuga. Okay. Muri 155 usigayemo uwumwe. Aba basore bagiye aho bahoze bataraza. Aho bahoze bataraza niho bazi. Hari igihe umuntu akura mani, hari igihe umuntu akura akaba yaba independent nyine akikorera ibintu bye kandi Melody, ni gute bakuze? Wowe nukuvuga ngo wowe kudakura urukwavu rukuze rwonka abantu. Oya bo cyambere 155 ntabwo nyirimo nk'umuhanzi gusa, nyirimo nk'umuhanzi ariko waniyemeje imirimo. bishatse kuvuga ko ibyo dukorana atari umuziki gusa, dukorana no mu bijyanye. So mukorana umuziki ariko nyine okay. Bivuze ngo ntabwo ari ku kazi ahubwo ni no mu rugo. Yego ntabwo twari dufite amasezerano asa. Itama babanshinja ko nari nzi ko nari maje. Hari umusazi wanditse ngo mfite itama. Iri toto. Neza uziko. Ayo mata uziko wagira ngo neza nabagira ngo DJ wagira ngo ni gasuku. Warabyuje ufite itama. Itama ni nk'irya gasuku inzobe. Niyo atari kurya bameze nk'uzunditse. Itama ni nk'irya gasuku inzobe ni nk'iya Mutesi Jolly. Urumva? Naga filter mbagira ngo reka mutangiza mijisho. Toto ni nk'irya Naomi warenzaho iki? Naga filter mbagira ngo mutangiza mijisho. Reka nigarukire kuri nuza kuri social media abahanzi nyarwanda mudaha agaciro. Yesterday nabonye hari umwana wo mu Nigeria ya hostinze ya streaminze kuri TikTok, yari afite abantu 136. The record ibi bintu byinjiriza n'abana amafaranga by the way. Umwana bivuga ko yahakuye ibihumbi 60 by'amadolari. Kuvuga ngo nuko tudakoresha izi platform kinyamwuga. Melody, ubuse dufite abantu bangahe? Dufite abantu hafi 800 badukurikiye. Kuki bataba benshi gutyo? Ntabwo bagize. Urumva ntabwo usanzwe streaminga. Urumva urebye abangaba bari ahangaha n'abanjye. Ntabwo abawe ntabwo. Nawe ntugire ngo baragukunze. Banyuzamo bakanagushungera. Ntabwo byari ngombwa. Ntabwo byari ngombwa kunyibutsa. Ntabwo byari ngombwa kunyibutsa ko bari kunshungera ndabizi. Ariko noneho nkavuga Melody, ko dufite urugero rw'umuntu nka Jason Derulo. Aya masaha ntekereza ko na music itakimushishikaje cyangwa idashobora kumuhereza umusaruro nk'izi platform. Ko mufite audience nini kandi for example nka tugiye kureba ntabwo audience ufite ari y'u Rwanda gusa, ari mu Rwanda gusa. Ko mufite audience kubera kimwebwe tutabona hagize urangarira izi social media kugira ngo zibyaze umusaruro, ahubwo mukazikoresha nka adresse kugira ngo babashakire ko badashobora kuzikoresha ngo tubabyarire umusaruro. Uwo muntu ni njyewe ngiye kubikora. Mbega kano kalogo urakazi? Wakabaye ukora iyawe. Iyo logo ndayizi ariko iyo ni umuhanzi mugenzi wawe ntabwo ari iyawe. Urumva ko amagambo nubwo kubanye menshi ntari mvuze ko ari iyanjye pe. Ntabwo waruvuze ko urumva rero uwo muhanzi ugomba gukora ibyo bintu ndumva ari njyewe. Ndabizi ko nyine platform TikTok ari platform ya danje kandi yagira umumaro. Ariko rimwe na rimwe hari igihe tuba dukeneye n'abantu nkamwe nyine mukaduhwitura. Sometimes umuntu akaba mu muziki akaba muri ibyo akibagirwa wenda part imwe mu nyine turacyakeneye impanuro n'inama z'abantu. Ntabwo byose twabishobora icyarimwe. Ariko ndabona ngewe TikTok ndimo kuyipangira umushinga ukaze ngiye kuyihagurukira. Okay, ngiye kuzana mu itiko niba ntacyo bigutwaye rero. Ntabwo ndi buryinjiremo n'intarikunda.
ntabwo uraryangira igize ko atari ibintu bya danje. Twabonye ejo bundi umujene, umuhanzi, umunyamakuru Yago Kundati agize arya ati nkubise ibipfukamiro hasi abo nababaje bose, especially Bruce Melody, ndapfukamye ndatakambye ngusabye imbabazi aho naba narakubabaje, umbabarire. Umwe mu bahanzi baririmba neza kurusha abandi mu gihugu, nk'umwe mu bahanzi bafite yaguteye karese ziruta izo Shaddy yaguteye muri ndirimbo wamukinishemo nka Pixel. Melody, imbabazi za Yago cyangwa Yago gupfukama gusa imbabazi ibintu wabyakiriye gute? Imbabazi waba warazimuhereye mu gikari, imbabazi za Yago wazakiriye gute? Njye ntabwo nzi nyine ikosa naramukoreye neza ibyo ari byo, afata umwanzuro wo guca bugufi agasaba imbabazi wazimwimiriye. So bivuze ngo imbabazi warazimuhaye? Ariko ntabwo nabimubwiye, nta n'ibyo urumva ikintu nakoze nuko nkuko atigeze nawe ampamagara nkamubwira icyo mu kibazo dufitanye, akahuga akabivugira kuri kamera, yajya no gusaba imbabazi akazisabira kuri kamera. Nabigendereye nanjye naracecetse ndazima ku mutima wanjye, numva mubabariye, ariko ntabwo namubwiye ko narindi mu tundi tuntu. Wow, umutima wawe urera, Yago waramubabariye ku mbabazi yagusabye? Nta kintu rwose, imbabazi, kwimana imbabazi biremereye kuruta kuzisaba. Rero ntabwo umuntu yagusaba imbabazi ngo uvuge ngo hoye ngo no, ese ibyo bibaho. Wow, Yago wahawe imbabazi. Aha, ndiko ndimuzane niri kwa matiko ntayo, keretse ntitujya mu rusengero. Melody, abantu benshi cyane bagusaba gukora indirimbo n'umuhanzi utagikora indirimbo cyane ariko ufite ijwi, nyuma yaho wasohora indirimbo n'umuhanzi bita Priscilla. Priscilla muravugana muraziranye kuri mwazakora indirimbo? Ntabwo tuziranye byo kumenyana, tuziranye nyine nabivuga ntera, tuziranye gake, tuvugana gake cyane. Tuziranye gake, network iragiye. Alright, ahangaha rero abantu batangiye kuza ariko mutapinge screen kugira ngo abantu banayibone, munasharing live guys. Ntabwo bigeze mu sharing live ya Bruce Melody, musharing live abantu bamenye ko ari live, kuko abantu benshi iyo abantu bada streaming ntabwo bigaragara. Abantu 60 bamaze gusharing abonyine mu musharing live, no afite network nke, abandi mu mutaking screen kugira ngo bibe active. Bandi bari baguhamagariyemo ariko ndibaza ko birangiye ndahari. Niki hageze mu ndi bibiri mbwira ndakumva me uranyumva? Warumwe ngo niki? Nigute turabyita uburokore. Nigute muri weekend ikigara akazi karabuze? Nigute muri weekend neza ushobora kugira muri weekend uri mu rugo amasaha muri weekend? Erega njyewe ntago weekend ari hanze n'umubare bw'umuhamagara. Weekend ari hanze n'umubare bw'umuhamagara. Weekend njye ntago njye weekend entertaining, ntago mumenye ko iminsi yanjye ihora ari Sunday. Weekend njye ntago ari ibintu mfata nk'ibya hatari cyane ku buryo ubuzima buhagarara. N'ubu ngubu mfite agasession mu kanya tugiye kurekodinga, kuko twe duhora tunatanga ibyishimo. Niyo boss ko n'abandi bajeni hano ndetse turaza gukomeza session nyine turangiza ibintu twari twatangiye. N'ubundi ibintu abantu babyina tubitegura nyine mu gihe cyo kubyina. Hari weekend zimwe na zimwe bazajya bari kubyina ibingibi twakoze uyu munsi. Rero kuri kumwatike ntabwo gusohoka ari nyine twe twintertaining abantu, ntago iyo service nitwe tuyitanga urebye. Twizere ko turi buze kubona abantu izindi mpano nshya muri 155 cyangwa muraba mu
nta bantu bashyashya tuza kubona. Impano rero, impano nshyashya zo zirahari nyinshi. Nahoze ndeba nk'indirimbo zasohotse muri iyi minsi. Nyine Brenda na Diezora. Impano zirahari, abantu barahari benshi bakora. Nanjye nimbishobora nzakomeza nshyiremo akagufu, ariko muri iyi minsi nari gufokasinga ku bijyanye n'ibyanjye cyane. Kubera ko nyine gukora nyine gufasha abandi nibyo ni byiza. Yabimenye pole ubagiye guhita mpamagara kandi hari igitaramo cyakomeje guhwihwiswa ariko batubwiye ko iyo yari projet ngo yakozwe no bita cyangwa ari projet ya projet yigeze kuvugwaho, ndatekereza n'umunyamakuru abanyamakuru yigeze kubimubaza bivuga ko ntacyo bitwa bishoboka muyoboke. Hari gahunda cyangwa iyo gahunda irashoboka yo kuba mushobora gukora igitaramo concert wowe na Deben muri stade Amahoro, mukadukubita ibyishimo, mukaza abafana tugahura hagashya. Management zabigiyemo rwose, njye ntabwo bijyamo cyane, ariko icyo kintu cyarabaye management zabigiyemo. Bo bagiye kubivugana, imbizi rero bacyane birimo. Bivuze ngo management yawe ivuganye na Deben uko Deben nta management agira. Nese gaye si umufuti. No, ni umushuti ariko ntabwo abamanaginga. Rega no, uri kumva utari kundenza imipaka koko, ibyo bintu nta makuru. Uri kurenza imipaka, uri kumva none se ndamutse nahuye na Deben niwe nabibaza, none ariko nimukajya mudushinja kuri management. None se management yerega abafana hano niwe bareba, nk'iyo management nk'abantu hano bagukunda gupfa, ariko batazi ngo management ni hari akazi umuhanzi atikorera. Nyine ariko uri kumva ubu ugomba kubitubwiraho Melody nk'abantu bagukurikiye ntabwo bazibije management. Ngo dufatana na management, ariko umuntu uri ahangaha ukunda Bruce Melody nko gupfa, management ntazi ngo ni ibiki. Wica reba ni Melody, ibyo kuvuga ngo imizika yisohora te, management mu managinga gute, they don't care. Icyo bareba ni Melody n'ibyishima baha. Ndakumva none. Ikibazo urahuze rero. Icyo nzi cyo nuko iyo management iri mu bintu bikaba birimo kugenda, nibwo twicara ku meza tukabivugana. Iyo biri gufata umwanya wenda ntibite biba nyine, cyangwa ubone wenda amakuru arasohotse ariko ibintu ntibise biba, bisobanuye ko hari ibintu bikiri.